Yes, bakunzi b'Intare official nanone turavuze tuti reka mu by'ukuri tuze twicare ahangaha tube twumva impumeko y'ikiyaga cya Kivu, noneho hanyuma tubagezeho ndetse n'amakuru. Buriya biba ari ingenzi cyane, biba ari ingenzi iyo tuvuze duti reka twicarire kuri utu tubuye twahangaha ikiyaga cya Kivu, aho mu by'ukuri turi kumva impumeko yacyo, hanyuma tugire ibyo tubagezaho muri rusange. Murabizi ko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari byinshi bikomeje kugenda bihavugwa. Natwe turavuze tuti rero reka tubabwire situation uko ihagaze muri rusange. Tugiye kugaruka kuri Uvira. Umujyi wa Uvira kugeza amagingo aya ngaya ntabwo twavuga ko ibintu bimeze neza, nyuma icya mbere yo kuba General Masunzu yabaye destitué cyangwa se bamuvanye mu nshingano ze. Ibi ngibi byakomeje kugenda, tugiye kugaruka kuri bimwe muri byo, ingaruka zikomeye cyane ku basirikare b'abarwandofone bari muri FRDC. Turaje nazo tuzigarukeho, tubabwire ukuntu bimeze. Abenshi barimo baravuga bati turabona inzira dute, ariko kandi M23 nayo mu nzira iyirimo, iri kuherekeza, irimo irajya muri ibyo bice, muri zindi axe naho ntabwo byoroshye. Nibyo rero tuvuze tutireka tuze hanyuma tubagezeho ibiri kuvugwa gatanu kuri kagenzi kako. Bwana Macacari rero urakoze, nanyo wenda nubwo utanyakiye reka nkwakire. Oya nyakira cyane ahubwo. Reka nkwakire, nishimiye kukwakira Bwana Macacari ahangaha twicaye, ahangaha aho turi. Turaje tuvuge kuri ya mirwano n'ubundi yakomeje kubera Rurambo na Kaziba. Ubu ngubu biracyakomeje ko intare za Sarambwe zikomeje kwa advancinga n'ubundi ziri kwerekera, no urabona ko ziri kwerekera muri ya misozi iri hejuru ya za Uvira na za Fizi. Yego. Turaje ngo tubere hamwe hano muri lokalite Kalungu. Imirwano yatacyakomeje, intare za Sarambwe zirashaka gufata umusozi wa Nyabikeri. Hano reka turebere hamwe Nyabikeri wenda hari umuntu wambwiye yaciye mu gikara arambwira ati burya Nyabikeri, ariko twari twananiko twabivuze ni muri lokalite ya hari kwa Janvier Yabaganiye ya Rukweti. Merci beaucoup. Yadutekereza hagati ya Rukweti na Kalungu, ukavuga ati ariko si kure cyane, ubwo yaduhaye precision ni muri lokalite ya Rukweti. Yego, turaje turebe muri Kabare n'ubundi ibintu biracyakomeye. Turebere hamwe n'ubundi amakuru aturuka Uvira uko byitwaye, n'ubundi na hariya za Ruvungi hari abasirikari 3500 bahageze nijoro, ariko ku makuru ariho nuko baje ari abasinzi. Ariko turamaza dutangirira Uvira. Tutatangira Uvira. Ariko hano hantu hari izuba. Iri zuba ritangiye kumpika mu maso, reka nambare rineti. Izuba ntago riri butworohera, ariko urareba ko nubwo turi ahangaha ariko ntacyo turagerageza kuryihanganira. Abakunzi bacu mwihangane, izuba ritumereye nabi, ariko nta kundi. N'imvura iragwa ngo imvura yaguye, izuba rikava ngo izuba ryavuye. Twese dushaka ngo Imana izadukorera iki? Yego, reka tumane twatangira hano muri Uvira n'ubundi. Dufite n'andi makuru ya Uvira, ariko turaza kumwumvisha na audio ya bamwe mu bakatanyama n'ubundi bacu, bo dufite n'ubundi bari kugira ngo batuhereze amakuru. Abizi ko twebwe nyamba nkunda kubabwira ngo ibintu byacu ni live. Ibintu byacu ni live. Sinzi twe twibanda ku makuru ya ndani kwa ndani muri adui, ya ndani kwa ndani muri adui. Tukaba ni eske bafite morale ntayo bafite? Ese gahunda zabo ni izihe? Gahunda ziri gupangirwa intare za Sarambwe kugira ngo batake intare za Sarambwe ni izihe? Ibyo byose rero tukabimenya, nibyo byibanze, kuko iby'intare za Sarambwe zo birasanzwe tuba tubizi. Yego, amakuru aturuka muri Uvira nuko ku mugoroba mu masaa 2 za nijoro ingabo zirenga 3500 baturutse Karemi bamaze kugera Uvira. Muri iki gitondo bakomeje kwerekera Ruvungi, ni ku mirongo y'urugamba. Hari umuntu warubimbye ngo reka turindire ngo twumve uburyo mama 23 yo iraza kubyitwaramo ute. Reka wenda muri make twumve uriya mugabo adusobanurire, hanyuma wenda tuze muri comment inyuma. Aha, n'abasoda bacu ba guverinoma nabo bafite ivangura, ariko nje ntabwo. Aha, reka noneho tumwumve neza, reka tumwumve neza, reka negereze mikoro ahangaha. Telefone bitewe n'ibibazo dufitanye hano Uvira, Bazarendo n'abasoda, mbese ibintu biri fo.
n'abasoda bacu ba guverinoma nabo none bafite ivangura, sinzi uko mwamukora akazi kamwe mwebwe nko mubanye muvangurane, mbese ni ibintu mbese bitagira, sinagira uko nabivuga mbese. Ariko amakuru gari gariho chef nani ministre wa defense yari hano, bo hari n'abasirikare bandi baherutse kuza mbese benshi cyane bageze nko mu 3500 nka brigade imwe, bose baraje berekereyo za Ruvunge, ariko none nta kibazo giye n'amakuru tugavuye muri centre noneho tuno dusoda none uzuko gisegeti nta foroma abasoda bazima ajya foroma zinumbwa noneho za mayibobo abamwe b'urumogi mbese abamwe bibiyoga bikarishe nibajya foroma abagwe bakanyanga nabo ngo bavuye muri centre nibo yohereje muri kino cyumweru gishize baje berekera ngo zakamanyora, ariko abo ngabo mbafata ko ari nk'abasivile noneho bajya guforma mayibobo ugaforma umujura, mbese abantu babajura mbese abamwe b'inzoga abamwe b'urumogi za mayibo nizo baforma nizo batwohereje tunazaje iyo ngiyo bazoje muri binye defo. Nyuma mu nshuti yanjye ngomba kukubwira nkaguhereza amakuru uko ameze nkakubwira n'amahe kugarambuye, ariko abarundi nabo ni benshi cyane iyo ngiyo nshuti yanjye niyo makuru naguhereza, naho iwacu za rute mwamba abarundi ni benshi cyane, hamwe na jemu uko nakubwiraga ruguru ya jemi abarundi ni benshi cyane, mbese muri make ya Uvira uko tuyibayemo nta museviri urimo, hafi ya bose ni abasirikare babitabaza rendo aribo bamayimayi, uko bimeze. Andi makuru tuzongera tugiye tuganira kuri telefone nko mujye nabo netse muri connection noneho, ariko simba muri connection pe. Aha, hano hari akandi kantu ko yaje kongeraho, uramwumva kugira ngo tuze kubijyanirana harako nashaka kugira ngo mbumvishe mu byihanganire simu batazazifunga niko mbayeho. Aho nshuti yanje mugire va muze mutugombore muze mutuvugane hano tubayeho nabi kabisa. Karibu tena, ako nanye ndazi processes z'igisirikare ko ziteye za operation n'ibintu byo byapanga buhoro buhoro. Karibu hano Uvira none mbese hano tubayeho nabi. Uhageze tugomba kugira gahenge gakeya tugasaidiana natwe ku kazi noneho. Umva kaka Tugasaidiana ku kazi. Impande ne zose za Uvira ndazizi, hari za Misisi hose ndahazi, hari za Fizi hose ndahazi, mbese nta cyambuza kutahamenya hose kuba nakurikirana amakuru yaho. Bo tenamugira umunsi mwiza nshuti yanje, umunsi mwiza turongera tuganira. Aha, yes, uno ni umushuti wacu, ni n'inshuti yacu ariko no mu Rwandofone, ukomoka muri kino gice twavuga no mu Rwandofone, akomoka muri kino gice cya akomoka muri Masisi cyangwa muri Rucyo, reka tureke kwiruka tuvuga, cyangwa akaba akomoka hehe, ashobora no kuba akomoka muri Karehe. Uyu aragaragaza uburyo bwuzuye, uburyo wazalendo, uburyo abarundi ari benshi mu mujyi wa Uvira, akagaragaza uburyo FRDC yakomeje kuzana abantu, ariko muri abandi yazanye barabikubwira ati niba abandi baba n'uburumogi, niba abandi bamwe bazakanyanga, atajya gufata za mayibobo, afata abajura abari bajya kuzana kugira ngo abashe kugira ute kuza hano muri Uvira. Yes. Yego, urumva ko mu by'ukuri ntabwo urabona ko situation mu by'ukuri twavuga ko itoroshye, ntabwo ishobora kuba yoroshye muri rusange. Urabona ko mu by'ukuri bishobora kutoroha muri rusange, so bishobora kuba navuga ko bigoye. Yego, ariko abakunzi b'Intare official reka tubabwira ati wenda abantu barabona dukoze amasinye nuko hari abantu bashaka kugira ngo baze guca muri kamera, kandi bitakabaye ngombwa biba ngombwa ko tubahereza amasinye. Ni ukugira ngo wenda mutabona dukoze amasinye mugatekereza ati wazalendo uzaba zigiye kutugeraho, aho turi ntabwo zabasha kutugeraho. Yes, reka dukomeze tunakomeza tubabwira ibyo ngibyo byo no muvandimwe wacu uri hariya za Uvira. Muvandimwe uri Uvira, amakuru aduhereza akatubwira ati wazalendo uburyo babayeho n'uburyo bakora, ndetse na ziriya FRDC zavuye kuri training zikazanwa na President Tshisekedi Chilombo, nanjye ngo wa Mulumba, oya ni papa wiwe, ni papa wiwe. Ubona ko nta namwe bihuriye no kuba ngo bazatsinda urugamba
icyo bari hari urumogi bari no kuri Kanyanga. ariko agerageje gupreciza aravuze ati aba basore noneho bazanywe ati noneho ntibasanzwe ati bavuye kukosa ari bashya ati ukuntu baje bazamutse ati noneho nabasinzi ati nabanywa rumogi ati formation bashobora kuba barabonye ati izo kunywa no ati nka za promotion n'ubundi zatambutse urabizi za promotion Gepare bagiye ariko bafite ikitwa ibikabyo bakunze gukoresha surtout kubijyanye na tuvuge urugero nk'amazina bakuze kwita amazina yo barayazi za Gepare ariko uribuka ama operation bagiye bategura uribuka operation ya Ngungu buri abayitaga operation ya vengeance de Leopard ntabwo rero bitaga Caterpillar ayitaga Caterpillar Leopard yo ni yihe vengeance de Leopard nimwe yagombaga kuzabera hano mu 8 mu kibaya cya Nyiragongo iyi niyo bitaga vengeance. Hari n'ikindi kizina bongeye kwita indi operation ariko urabona izina rya operation ntabwo ari itsinda reka mwereze wenda ku makuru operation ni itsinda. Hari ama operation yagiye ategurwa na Nazef Dere mbere hariyo bari barise ngo bayita ngo ni Oracle du Seigneur bayitaga ngo ni OS yigeze itsinda se hari indi wigeze gukora bayita ngo ni operation Haleluya. Izo operation zose zizegeze zitsinda izina rya operation ntacyo ntabwo izina ariko ushobora kucyumva gutyo ugahita utitira ugatitira ya myuka mibi kaza ariko icyo ngicyo ntacyo gitwara. Reka twigire rero hano muri Bashari Mokoto tutaye twahibagirwa muri Bashari Mokoto ni muri Masisi. Abantu muri Bashari Mokoto wakoze kunkorija neza umbwira yuko uriya musozi wa Nyabikeri uherereye muri localité ya Rukweti. Merci beaucoup. Hariya rero abantu bahazi iyo uvuye hariya muri localité Kalungu winjira muri localité Rukweti nuko ngo ni imirwano igikomeje. Reka mbisome nuko bana binyandikiye reka mbisome kuko umuntu yanyereje message ndayandika ngo Mokoto localité Kalungu ariko wakoze kunkosora ni localité Rukweti muri axe ya Kinyana M23 ikomeje guhangana na Nyatura abazungu. Uyoboka cya kizina cyawo cyo biyise ANCDH ngo ni Alliance des nationalistes congolais ngo pour la défense des droits humains ariko ari indi bari bafite yitwaga FDDH nayo sinzi yagiye nka za hene Alliance des nationalistes congolais pour la défense des droits de l'homme bayobowe na General Jean-Marie Bonane ni hafi y'umusozi wa Nyabikeri. Ni mu Rwanda yatangiye mu gitondo cy'umunsi w'ejo no muri iki gitondo ikaba yakomeje n'ubundi twabivuzeho amamuca make kare kugeza ubu mama 23 nirabasha kuzamuka umusozi wa Nyabikeri baracawurimo bababereye ibamba ariko uwo musozi wahuwuzi njya Nyabikeri bura ntago umusozi wa Nyabikeri buriya kugira ngo njye uriya musozi ndawuzi kugira ngo uve hariya mu Gasenyera urakomeza mu Gasenyera no hari umugore muto wa nani wa piloto waje kwicwa nabo muri NDC Nove borabo kwa Gido kirya gihe umugore wa kabiri umugore wari mwiza akundaga abantu urahava rero ukarenga kuri poste de santé ya Gasenyera ukazagera ahantu hari amashuri n'ubundi maze ari ikigo cya privé kibakishijwe amashagari uri kureba kwa piloto hejuru gutya. Noneho urakomeza ukazagira ahantu hari ibisima ubu uri kureba umusozi uri hejuru donc hejuru nkuko uri kureba ari hejuru mu ijuru niko navuga nuko urahagaze cyane. Noneho muri uwo musozi harimo utuyira ariko harimo urubingo hasi ubona ko kuri uwo musozi nta nubwo hanakwera kuko ubona hari n'urubingo rwanze gukura kuri uwo musozi hejuru kuko abasirikari bava hejuru bakaza kuvoma hasi nuko baka ari ibintu bibagoye bakaza kwiba no gukora ibindi bikorwa hasi no kumena ibisima bibamo amasamaki amafi y'abahunde. Noneho muri uwo musozi ni mwo bari uwo musozi niyo Nyabikeri yo uri kuri uwo musozi ubu uri kureba undi musozi uri hakurya aho bita za Macumbi n'ubundi Macumbi aho bita za ni muri Macumbi n'ubundi harimo defense z'umwe FDLR wari ukomeye witwaga Sadiki wari ufite batayo yitwaga Montana. Muri uwo musozi urimo ubu uri kureba iyo misozi ya Zabibwe za Nyange na donc iyo misozi yo hejuru kureba za Kinyana bita Kwanzayi ukareba no hejuru ahantu bita za Kiroji uri kureba kuri uwo musozi ukareba uwo musozi uri kure kuko
yari nijoro ubona agatara ko kuri antene za Kirorirwa ukakabona kure cyane urumva niyo bigwa donc ntabwo niyo bigwa s'il vous plaît kuko kugira ngo uzave Muheto n'amaguru uzagere kuri uriya musozi wa Nyabikeri ubundi ni amasaha 12 ndakubwiza kuri n'amasaha 10 uvuye Muheto urukumva ko ari ahantu kure no kugira ngo uzave Kirorirwe ku nturo cyangwa hejuru mu gicwa uzagera wenda na masaha 18 urukumva ko ari ahantu kure nuwo ngo aho ngaho intare za Sarambwe ziri kugerageza kuzamuka uwo musozi ariko zo ziracyarimo hasi kuko ziracyarimo hasi abo bashobora babirindutse inyuma baba baramutse babirinduye inyuma baberekeje yo hirya ya za Karembe kandi kane murabizi ko mama 23 iriyo noneho babirinduye muri iki gice gutya no bajyanye muri centre za Rukweti no bitazarwiro bari kwamanura aho bita ngo ni za haro bita ni bari Rugambo na Mutongo nayo iri muri icyo gice iri muri icyo cyerekezo Mutongo kuko Mutongo nayo iri muri Masisi yego iri muri Masisi ariko Mutongo burya iri muri Osobanyungu yes niyo bari kuberekeza kuri umuhanda uvuye za Nyabyondo n'ubundi inyuma n'ubundi za Rukweti kandi niyo direction yo bagomba kwerekeza kandi bajya hose mama 23 ibyo bici birimo yego nuko ngo rero kubagerageje kugira ngo bahangane na mama 23 ku makuru ariho reka wenda mivuge harimo amakuru atugeraho nuko Nyatura yasabye ramforo yaturutse kwa General Inyasi General Kagiri APSRS ndetse na FDR ziyobowe na Colonel Omar nawe ko bagerageje basaba ramforo babonye ko bitoroshye kugira ngo babasange doko uwo musozi barimo barabona ko uriya musozi wa Nyabikeri mama 23 nimara kuwufata kiraba ari ikibazo gikomeye cyane kuko baraba batangiye kubakontorolera mu gihorihori urumva ko axe baraba basigaranye kuraba rugumanuka hasi ubundi bakajya bamanuka baberekeza batera intosho kuri uwo muhanda babajyana Warikare none uwo musozi nabwo ko ari umusozi uri strategique baba basigaranye ndetse na cya gice cyo ntuza arimo uriya generali Jean Marie Bonane Mukengwa umusozi wa Mukengwa aho ngaho niho twabonye donc bafite dikote ebyiri bafite Nyabikeri na Mukengwa nuwo nibamara kubona Nyabikeri bakabura na Mukengwa kandi Mukengwa nayo isa nayo iri mukangaratete kuko mama 23 yamaze kwakasatira sigina hagerayira igeze nahasenya ari n'umunsi igeze kwasenya iragendera hasenyera hatwika irongera yisubira inyuma igira za Nyange na za Bibwe igira za Ruhanga igira na za Rwama nuko ngo rero hariyaho nuko ngo ibintu biracyakomeye kandi biracyakomeye kabisa anga tuhave reka tuhave ariko mbere yuko tuhava urumva ko hari operation zakasa mutwe urumva ko niba basigaranye izo headquarters ebyiri ya Nyabikeri ndetse n'iya Mukengwa kandi nazo mu by'ukuri nk'iya Mukengwa yo isa yari yose 23 imanutse yayisenya donc yari yatuvuze harimo imisozi itatu hariho umusozi urimo Janvier Karayiri ariwo musozi bita ngo ni Sinai umusozi wa Sinai uri hafi ya Nyabyondo uwo musozi wa Sinai uracyarimo Janvier Karayiri yabana ngo ukontorora ngo mama 23 yawufashe ngo ibireba muri Warikare muri centre Sinai no umusozi rekanda ariko ngo urakontorora ngo kabisa ngo yuhagaze hari undi musozi uri hari hafi uri muri Warikare ufashe kuri Warikare ugafata umusozi wa Gasopo nawe uracyafitwe na Wazalendo man nabo bawurimo nuko ngo iriya misozi iri strategique navuga baretse ko iri mu mashyamba nta kimaze ifitwe na Wazalendo reka uriya musozi wa Gasopo umusozi wa Sinai umusozi wa Nyabikeri n'umusozi wa Mukengwa iyo misozi uko iri itatira cyafitwe na za Wazalendo ariko no mu masantre agiye hakikisha afitwe na mama 23 urakoze cyane kuko niyi Gasopo hasi hatuwe hari ya zanuza za uvuye hari ya zanuza za hariya za Kasheberi epfo za Kayanja kazaza za Nyabyondo ari hakontororwa na mama 23 ukabona ko imisozi barayifite nibyo ariko nabo ntabwo bafite ubwinyagamuro bwo kwa bakwinjira muri centre yes reka tuhave duhite dusimbukira ndetse mu bindi bice urumva ko ni operation za danje nge hariya buriya bwana Bemba tumere nk'abaganira ni accents nagiye nembera zigoye kuzirwaniramo nk'umuntu ziragoye birasaba amakuru ariko nuko baraziriya nsina nari amashyamba n'ibihuru n'abariya nabo ni nk'imitereri babihishe urumva n'abantu badashobora guhagarara ngo
ngo muhangane ijisho kurindi mukukuze bagenda bakwishahisha, hari possibility yo kuba bagutegambushe, urumva uramutse ubaye uri gutambuka udafite amakuru bisaba rero. Ariko warebye nka zira operation zo General Dominique Ndaruhutse yamaze gutegura muri kiriya gice, yateguye operation zo kuvuga ati abasirikare 5 mujye mu gasantre, abandi 5 kuko yamaze kubona yuko yamaze gutsindwa. Ariko ukabona ko izi operation ntabwo bazitegura muri kino gice cya Masisi. Impamvu batagitegura muri kino gice cya Masisi ni ukubera ko kiriya gice bamaze kwinjiramo ni igice cy'ishyamba gusa. Nk'ubu se uvuye hariya muri Nyabikeri wabara udusisiro wagiramo, natwo n'udusisiro tw'inzu z'ibishagari z'ibirere, urukumva ko antuka ntabwo ari ibintu nyakse z'amashyamba ubona ko bigoranye. Ariko nanone kugira ngo uzabakuremo yereka nkubwiza ukuri gutwika ha kire gutwitsa ishyamba, gusaba gutwika ishyamba. Naho rero nkaho kino gihe twavuga, ariko mu kwezi kwa 7 nta mvura yagwaga, ariko ubu ngubu iri kugwa. Ukabona yuko ubu ngubu imvura iri kugwa, imvura imeze nabi, kugira ngo uzabone ngo niryo shyamba wanaritwika ntabwo byapfa gushoboka. Duhita tusimbukira mu bindi andi makuru uretse aho ngaho muri Bashari Mokoto, tujya muri Kabare. Nayo Kabare yakomeje kuba Kabare, ariko ngo 23 yafuze ikitwa umukandara. Ngo Kabare reka hano manze nabivugaho. Kabare urabizi ko 23 yafunze umukandara ndetse wereza n'abasirikari bagera mu 1500 benshi baje gufunga hariya, kandi abasirikari 1500 bama 23 aba ari ibintu bitoroshye kuri bo, sibyo? Ni ukuvuga ngo urabizi ko umujyi wa Goma wafashwe n'ibihumbi 8 mu bari harimo ibihumbi 100 n'ubundi bya FARDC ndetse n'abacansho abari barimo bose. Uri kumva ko abasirikari 1500 bama 23 ni benshi kugira ngo babashe gufata donc gufunga sentire ivarira muri Parike National ya Kahuzi-Biega. Nuko kugeza amagingo anga yaho haracyatuje. Amakuru tubazaniye ni uko kuva mu gitondo kugeza amagingo anga mu nkengero za Parike National ya Kahuzi-Biega umutekano ni wose kabisa, ko kantu ni intare zamaze plan hari, sinzi nawe niba wamaze kuyikurura. Abagiye kwerekera Bunyakiri, ariko hari umuvandimwe wanjye ariko Bemba ngo urabona ngo intare zasaramwe ziramutse zinjiye hariya muri Parike National ya Kahuzi-Biega, baya abajyambazi batazihezamo bazihezamo seba. Ariko reka amazina bikubwiye ishyamba ubundi kubera ko se batazisha kwinjira mu ishyamba gusa ntago bakwinjira muri pariki, bajya muri Bunyakiri. Ahangaha biragaragara ko intare zasaramwe zigiye kwinjira mu miji yose ikikije hariya bafungira amazi n'umuriro n'ubundi. Ariko Bunyakiri ajya Shabunda niyo batari binjira, iyo ntago barayigeramo. 23 ntago yari yinjira muri Shabunda, ariko muri Bunyakiri bashobora kuyinjiramo. Urareba wamaze gukuramo kadasomwa, barizuga ugakuramo na Bunyakiri. Centre kwanza ya Bunyakiri ni etat major, ngwiri kugerezwamo bari gucisha Shabunda, barangiza bakazanwa n'ingabo z'u Burundi bakazanwa Bunyakiri. Oro hari ahantu utafunze ikitwa Wazalendo, ikitwa Abarundi, ikitwa bande, bagufungira muri Bukavu. Bwana Bemba birashoboka baramutse bagufunganya uriya muhanda, bagufungira muri Bukavu ugasigarana amazi. Iriya route nationale bashobora kuyibloka. Niyo mpamvu nabo ubona iriya sentire ya Parike National ya Kahuzi-Biega bashatse kugira ngo bayifunge, niba nabiba ngombwa bakomeze Bunyakiri yabo kadasoma zose niba mara kuzikontorora, hanyuma uri muri parike ubundi ajyaga bibitero nk'uko n'ubundi bazajya bwa butero shuma aze bamukubite kuko bamurekeye iriya opportunity yo kuramforosa muri Bunyakiri. Ndakakorogada byamaze gucana, byagora uriya muhanda, byagora kujya bawutraversa bawunyuza mu imodoka. Uri kumva ko intare zasaramwe zamaze gufunga hariya ku buryo ntabyo kuva muri Parike ya Kahuzi-Biega ukinjira mu giturage ngo ujya kugaba ibitero za Katana, bya bitero bya hato na hato ngo bikeneye ngo kwigarurira ngo ntuza ngo ikibuga cy'indege cya Kavumu na centre commercial, ko Kavumu centre commercial ikomeye, na centre commercial Kavumu, Katana ndetse n'utundi duce. Urumva ko ni bimwe muri objectif yabo, ariko 23 nayo yarebye kure. Aha, reka turebere hamwe amakuru, ariko no makuru ya twari tumaze kuyavugaho, ariko no makuru twongeye kuyavugaho yano hejuru muri za Kirikiza nani za Kaziba. Tuba tumaze kuyavugana za Rurambo. Kaziba twagerageje kusa nko bivugaho, ariko tubabwira ko objectif yari ifitwe
na coalition, ubwo coalition tubavuze namwe murabumva, kwari ugukupa hariya hagati ya Kiziba na Rurambo, ariko intare za Sanamwe zikomeje kwa avansa, ndetse bakavuga ko arizo ziri gukontrola chaîne de montagne ya Mitumba. Reka tubashimira abo bari gukontrola hariya chaîne de montagne ya Mitumba, wenda bashobora no kuza guhagarika ubwicanyi bw'iminembwe. Birakunda kabisa, yes. Reka wenda dusoza wenda hano mu mujyi wa Goma tugira icyo tuvuga. Nyama mfite inkuru itari yo mu mujyi wa Goma, wenda niba ufite inkuru yo mu mujyi wa Goma urayivuga, ariko reka maze navuga ino nkuru udatuma nyibagirwa. Udatuma nyibagirwa mwana wa mama. Ni ukuvuga ngo koloneli ni generali, bamwita yari afite koroseni y'abadabusiri kwini abaga kwa Ngwiti, ariko ubu ngubu ngo yabaga za Kadasomwa, yari yesitwaho kwa Ngwiti. Ku makuru ariho yamaze gutoroka nava Kadasomwa, ngo yamaze gusakara mu bice bya Masisi, ariko ngo yamaze kwiripotinga mu ntare za Sarambwe, akomoka ya za Karongi. Ninde bamwita, barambwira ngo afite koroseni ya Dabusiri kwini, bamwe bakamwira ngo ku mazina amwita Papa Dama. Papa Dama urukumva ko bamwitira umwana we izina rye buriya yari yesitwaho kwa Ngwiti. Amazina ye ndakomeza nyakuri akomoka i Karongi aho bita muri Nkuba. Muri Nkuba ndahabona, muri Nkuba ndahabona. Uri kumva ko ni inkuru ingezeho, abantu barayimereza, barabimbwira ngo yiripotinganye n'abasirikari bagera mu 8 avuye za Kadasomwa, ngo azari gucengera ishyamba ryose, araza ngo yamaze kugera muri beke bya za Ngongo, niho yiripotingiye. Yari amakuru muri Ngongo. Dabusiri kwini. Urumva ko ni byiza. Amazina ndabona bahise banyereza na nani n'amazina yiwe yitwa Sikubwabo. Très bien. Sikubwabo ubwo byumvikane niba yamaze gukandagiramo, ubwo abakozi bacu tukababwira ati ntare official twebwe tuba turi vraiment, ntabwo ari bya bindi amakuru yo muri Aduyi, amakuru y'ahandi hose tuba tuyafite. Aha utaboneye amakuru ahangaha n'ahandi wayakura ko ntaho. So wenda mu mujyi wa Goma wenda icyo nshobora kuvugaho, ndetse no mu mujyi wa Bukavu ni umurambo wabonetse muri Kajile Moke muri aya masaha y'umugoroba, ngo yari afite ibikomere ngo ku mubiri wiwe. So urumva ko rero ni ikibazo gikomeye cyane, ashobora kuba yishwe n'abagizi ba nabi. Hanyuma bakavuga bati muri iki gitondo muri quartier ya Panzi, cyane cyane aho bita Kasihe, hakozwe umukwabo, hakekwaga wazalendo ziri mu mago, baramutse bari gukora umukwabo ukomeye cyane muri Panzi. Kugeza amagingwane mu mujyi wa Bukavu ntabwo urareba ko hakiri kare, bashobora kuba ubu turi mu makuru bari kuwusoza, abafatiwemo turaza kuba tubababwira mu makuru yacu. yarimo kuba wazalendo ni nyinshi ziri muriya FDL n'abandi abafatanyabikorwa babo, babandi bandika ngo njo bale banapanda, njo bale banashuka, gari mbili zinapita, wazalendo mukwe tayari, abo bose. Hano rero hari indi nkuru nayo idanye gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, ivuga ko guverinoma ya Kongo ngo igiye gukora ikintu bita pandezo. Pandezo ni ukuniga cyangwa kuniga barabakatiwe, ababango ciwewe ngarakatiwe na n'uwitwa Yave, ndetse ku buryo n'amasunzu nashobora kuzamo mu bagomba kujyanwa kuri pandezo. bakatse kiriya gihano cy'urupfu cyagiye gishyirwaho, ariko buriya kucyubahiriza. None se banuza baciwe bari bakatirwa. Biragoye ntabwo byahita biba, nyine nabari bari kwihutisha ubuhanuzi. ngo n'uwitwa General Frank Ntumba nawe ngo akaba ari umwungumwe, ngo niwe mukasayiye n'ubundi wenyine ushobora kuba ufunzwe na guverinoma ya Kinshasa. Hanyuma Lac Vert muri iri joro ryakeye, quartier Lac Vert ni aha hepfo hafi y'ahangaha duherereye. Aba bandi batatu ngo bigize ngo aba lavadere, abangaba bajya kuza amamoto iki bafite n'utubase. Ibintu nabyo abantu bagomba kuba makine bakamenya ibyayo. Hanyuma ngo biza kurangira hari 17 bafata moto baragenda na base, bageze hariya aho bogereza n'uburundi amamoto.
bageze ahantu bagurishiriza umucanga, harya hepfo bagurishiriza umucanga kukamucanga ni mu hepfo ya SSR kandi kuhabona so bahageze biba ngombwa yuko ababyeyi bajya bagurisha umucanga muri kariya gace, biza kuba ngombwa yuko bashaka kwereka abantu iriya shyamba baze kutubwira ngo ni iryahe bashyira chini yaurize baravuga ngo ni ikinyogote. hari abandi barabona ikwangezayo reka amagare gutya barebe abazi kwangezayo muri hoteli Karibu murahazi bamwe bashobora kuhavuga baza kubitwandikira muri comment turebe, abandi bashobora kubanditse ni ikinyogote muze kutubwira hari. Reka mbabwire rero tugiye gutangira n'ubundi hari umuvandimwe nabonye uri kumbwira ati ngo kuki mutatweretse yandake yahahandi mwari muri ati muzatwereke naho batekeraga. Turashaka kugira ngo dutangire tubereke ahantu hagiye habera imirwano hano kwa Madimba, murabizi byagiye bihabera ari azabwere Imana, murabizi ibintu byagiye bera muri ya misozi ya Zandumba za Gashinga mutwe murahazi, hari ahantu habereye isaso aho bita Ndumba na Gashinga mutwe hariya Rutobogo tubabereke muri kiriya kibaya cyose abazi kitwa ikikompora ariko njya mvuga ngo n'imyaka hariya ishobora kuzajya yera bagasangamo amasasu, ibishyimbo bikera mukazajya gusarura mugasangamo amasasu. Hari n'ahandi hantu nteganya kugira ngo tuzajye bwana Macacari, ahantu ho bashinguye wa mujama witwa Ntuza wa Ruhinda hariya muri Rubari ndaharwaye. Rubari si hameze neza nubwo ngo twacari hejuru za Kagusa tukazamanuka kadusoza ariko mbabwira yuko aho hantu ndaharwaye tuzaza kubabwira n'ubundi. Sawa turashoje rero, reka tubashimire kuba twabanye muri aya makuru, twizere ko murakomeza kubana natwe, mwakoze subscribe mwebwe abatarayikoze ariko kandi twizere ko mu by'ukuri mugomba kubikora, like share na comment ni by'ingenzi. Murakoze cyane, amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao.